hari ikibazo cyari cyabajijwe bakoresheje SMS kibaza ibijyanye n'intanga z'ingurube. Nasabaga ko RAB nibo bari basabye ko bagisubiza, so uwa RAB nawe yagisubiza tugakomeza. Ariko n'iby'inka ntabwo birakora neza. Iby'ingurube byose nabisubiza, reka Minisitiri abisubize. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nk'uko mubivuze, ikibazo cy'intanga, gutera intanga turacyagifite muri Minisiteri. Ubu icyo turimo gukora, ntangire ku kibazo cyo mwari muvuze cyo gutera intanga z'inka, icyo turimo gukora ni ukudecentralizinga system kugira ngo igere ku baturage ku buryo bushoboka nk'uko n'ubundi ariko byari bikwiye kuba bimeze. Mu rwego rwa services, ubu twaramanuye intanga na liquid nitrogen abantu baba bakeneye bibonekera kuri district, ariko noneho turashaka no kugira ngo tubiprivatizinge, hanyuma ku level ya serire hazajya habaho abantu batera intanga ku mafaranga makeya, ariko buri muntu wese azajya atererwa intanga igihe akeneye gutererwa intanga. So turimo iyo service kuyidecentralizinga kugira ngo ye kwitwa Mureke twumvikane. Excuse me. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icya kabiri kijyanye n'icy'ingurube, actually twimpotinze imfizi z'ingurube twimpotinze amasekurume y'ingurube turayadistributinga mu gihugu, turayadistributinga mu gihugu kugira ngo abantu bayakeneye bashobore kubona icyororo excuse me. Ariko byo byarakozwe Excellency, ariko na gahunda yo kugira ngo intanga ziboneke z'ingurube nayo irimo gukorwa, nayo iri mu progress. Icyo kibazo ubwo cyumvikanye nacyo kiraza kwitabwaho. Murakoze Your Excellency. Murakoze Your Excellency. Hari icyo ntanyuzweho ntumvise neza ku kibazo cy'amata. Amata muravuga ko niba nabyumvise neza, hari abantu bavuze bo muri Gicumbi babona aho bagurisha aya mu gitondo, nubwo baba bahenzwe aya nimugoroba batagera aho bayagurisha. Ubwo ni ukuvuga ngo nta soko ryayo rihari. Icya kabiri, yuko njya mbikurikirana, hari amakaragiro cyangwa factories kwa mata nzi zikorera nko kuri 30% kuri capacity yazo. Ni ukuvuga ngo
niba ari 30 cyangwa 50 ubwo 70 cyangwa 50 ku ijana biba byicaye uko bitagira amata. Ikindi bavuze ko amata anahendutse cyane, hari abo bavuga ko bashobora kubona 170 y'amafaranga kuri litiro. Nananiwe kubiteranya ngo ngire icyo mbivanamo. Amata ubundi kuba ahendutse ni ukuvuga ngo nuko agwiriye cyangwa se ni ukuvuga ko ari menshi cyangwa se ni ukuvuga ko abayakenera ari bake. Nta soko, amafactory ntakora byuzuye, abantu babuze aho amata bayagurisha. Nananiwe kumva igiteranyo cyabyo kivamo icyo aricyo. Hagira unsobanurira. Ni amata yabuze, ni abatayanywa batabaho kandi akarinda ava hanze. Nananiwe kubyumva, hagira ubinsobanurira. Hagati ya Minister wa Commerce n'ubuhinzi n'ubworozi mumfashe kubyumva. Ndetse n'abantu ba private sector bitwa ngo n'abacuruzi bafite n'ayo mafactory nabwo batubwire. Abantu babuze aho bagurisha amata, amafactory aravuga ko amata ari make, then ku isoko arahendutse. Ni mu biteranye mugira icyo mumbwira. Tuwaje kuri Minister of Agriculture cyangwa se nabyumvise nabi mu kimwe. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibyo muvuze nibyo, abaturage bagaragaje ko bakama rimwe, bisobanuye ko mu afternoon batagemura, badakama kubera ko baba badafite aho bayagemura. Bagaragaza yuko hari n'ikibazo cy'igiciro, babona ku 170 bavuze ko igiciro ari gitoya. Muri Gicumbi nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni hamwe habanje kugira collection system nziza kurusha ahandi mu gihugu. Bafite collection system y'amata ubundi ikwiye kuba iganisha ko ayo mata aboneka kandi akajya mu nganda. Bafite amakoperative afatika, nubwo bagaragaje ko bafite ibibazo by'abanyuza amata ku ruhande mu makoperative, bisobanuye ko hakirimo imyubakire ikenewe, ariko ubundi bafite amakoperative afatika, bafite collection system ikora neza. So wenda turi buganire n'Inyange turebe impamvu amata yabo ashobora kuba atagera ku Nyange, nanga se niba nageraho wenda ntago yatwara yose. Ikibazo cy'igiciro cy'170 ubundi ntago cyakabaye ari igiciro kiri hasi, nubwo muri aba bifuza amafaranga arenze, ariko ubundi ku mworozi amata ashoboye kuyagurisha hejuru y'150 igiciro kiba kiri acceptable. So ku 170 ubundi ntago baba bahenzwe cyane. So your excellency no kubihuza no guhuza uruganda rw'Inyange dufite ubu ngubu, uruganda rwa Mukamira turi hafi kurangiza, kugira ngo turebe ukuntu amata y'aborozi arimo kugenda aboneka. No mu Eastern Province nabo abenshi ntago bakama kabiri mu munsi, baracyakama rimwe mu munsi. So ikibazo cy'amata ntago turashobora kuyatwara nk'uko ngana. Ab'inganda bavuga iki ariko? Ab'inganda nazo nibwira ko bashyiriyeho kugira ngo zibungukire, bo bavuga iki? Ntabwo n'ubu sindabyumva, sinumva ukuntu inganda zidakora 100%. Abantu babuze aho bagurisha amata, hanyuma ikibazo cyabaye iki? Ba private sector bafite n'izo nganda batubwire ikibazo cyari.
ngira ngo baha mikoro Professor Nshuti. si ibyo ko biri bumugore mbimubajije kenshi ntabwo yagira igisubizo. Murakoze Excellence. Nahimba gusa naho ubundi. Murakoze Excellence. Ngira ngo dufite capacity ya 1,100 ku munsi. 100,000 liters per day. Ugiye kujya muri relevances. Factory irakora 100% or not? Excellence. About 40% Excellence. Kuri 40%. Yes sir. Yes. Ibindi byo ujya kumbwira ibihumbi 100 ibiki ntabwo ari cyo nabajije. Capacity ya factory irakora 40%. So kubera iki idakora 100%? Kandi hanze hari amata atagurwa. Nicyo kibazo andi mateka yo kwirugo yajyamo. Musubize icyo ngicyo gusa. Your Excellency, ni coordination hagati y'Uganda na Minagri na Minicom kugira ngo tubone amata afite quality dushaka akajya ku Uganda afite quality yajya mu mashini zacu Excellency. None se mu bikemura ryari? Kuko nka Eastern Province twabikemuye no gufata Northern Province twabikemura Excellency. Njya ni coordination isigaye nta kindi. Bitwara igihe kingana iki hagati yanyu ko bivuze muri batatu? Kuko ibyo bimaze igihe kinini, bitwara igihe kingana iki kugira ngo bikemuke? Wese namwe mwakoze izo investments, umuntu yashinga uruganda agakorera kuri 40% ashobora gukorera ku 100% agakomeza aryo. Uko niko kwigira mwavugaga? Iyo ni business iki, mukora business iki? Abashaka kwigira bagenza baryo, ariko uzi ko bimaze igihe kinini nta nubwo ari igihe gitoya. Ibi ngibi n'ubushize nimwibuka no mu mushyikirano w'ubushize nacyo twarakivuze. Kandi umushyikirano uza rimwe mu mwaka. Ubu mwananiwe gukemura icyo kibazo. Turabikora Excellence. Okay, byashoboka. RDB, abayobozi ba RDB bari hano ngo batubwire. Kwegereza abantu serivisi kuki bigorana ariko? Nyakubahwa Perezida, nk'uko Minisitiri amaze kuvuga, icyo kibazo turagifite kandi twagishakiye ibisubizo. Dufite igisubizo cy'agateganyo cyangwa short term solution nk'uko Minisitiri yavuze, ariko dufite n'igisubizo cy'igihe kirekire cyangwa long term solution. Muri short term solution twasabye ko aho umuturage kubaho ari hirya no hino mu gihugu ajye muri bank, kuko bank zifite branches hafi mu gihugu cyose mu turere twose, kugira ngo ari bank ariyo izana impapuro, kugira ngo iyo cost yo kuzana impapuro ariyo bank ifata aho umuturage kwifata. Iyo niyo short term solution. Ariko mu gihe kirekire icyo turimo gukora, turimo kubaka system nk'uko twubatse muri company registration, system ya online muri BDS zose mu gihugu. Twarabikoze muri company registration, turimo kubikorana none muri mortgage registration. Twafashe company yitwa NRD yaratangiye kubaka muri September w'uyu mwaka, niyo bakirangiza. Ubu ngubu barimo kudigitizing archives cyangwa archives, ububiko barimo kudigitizing archives kugira ngo system itangire n'ibya kera byose biri online. Iyo digitization izarangira muri 31st January, niyo gahunda dufite, ku buryo 1st of February iyi system isha ya online iri muri BDS zose mu gihugu cyose
bizaba bikora nk'uko bikora muri company registration. Iyo niyo long term solution dufite kandi iri hafi cyane nyakubahwa perezida. Igisubizo cy'igihe kigufi cyatangiye gukora cyangwa kizatangira ryari? Ko numva kizatangirira hamwe n'iki gihe kirekire. Nyakubahwa perezida, ngira ngo nabivuze nabi, ariko iyi short term solution yaratangiye mu ntangiriro y'uyu mwaka. Bivuze ko birimo gukorwa ubu ngubu, banks nizo zizana, ariko nk'uko minisitiri yavuze hari cases ziri exceptional twumva ko igihe hari ama branches ya banks zivuga ko zigomba kujyana n'abaturage, ariko igihe twumvise ibyo ngibyo umwanditsi mukuru wa RDB Registrar General yarashizeho amabwiriza ko ntabwo tuzaba amadokuma kuri baturage, tuzakira kuri banks gusa. Amabwiriza zashyizweho